nakiriye abantu mbakiriza mu bushobozi ntafite bari kumwe bose nabo ba Pastor Burujita amamodoka bayaparitse Marene wantaye muri ghetto Marene yaragarutse aje gushingira Pastor Mutesi abaranshingiye kunshingira kwa Marene we yadusize mu madeni y'abantu twakoresheje nkabaye musari wo watubwiye ngo tujye kubafata aratubwira ngo tujye gukorana na ba Samusura amasezerano twakoranye amasezerano tumaze kuyakorana umugabo wanjye niwe basigaye bafata mu mashati Marene yigendeye Marene mvurope zacara bizashingiye abana nibwo tugifonda ubuzima mvurope zo mu bukwa arazijyanye aratubwira ngo azazidusubiza ngo azadusubiza amafaranga yararimo ngo yayigurije ntayo yigeze adusubiza ni gute umugeni bamuta mu nzira ko handi mbona abageni baba babarinze umugabo akajya ncurira uburyo Marene ari indaya yego buriya Marene Pastor Mutesi ngo ashatse inshuro 3 zose ngo umuntu ushatse 3 kose ngo ni indaya umugabo akajya ngo aturi indaya nka Marene wawe undi se uzaba umugore sanga Marene wawe agushakira undi mu diaspora izo nyuro nzibaho bitewe n'amadeni umugabo nawe yarasigayemo akajya mbabarizamo gerega ni ihurizo ndimo ni gutumenyana n'abantu bariya wari uri mu mwuka ukaburaguye umunsi Pastor Mutesi bashatse 3 arega ubundi muri timu y'ibirara bavuga ko nayo ninjiye muri timu y'ibirara babita ibirara ngo batwara abagabo babandi Pastor Mutesi yagera iwawe urugo rugahagarara uriya Marene yagera mu rugo rwawe rugahagarara ati ntashatse 3 none se Pastor Mutesi nayo ni ikirara babita ibirara iyo timu bayita ibirara bose ngo naba divorce bagenda bashake nditambukira ati dorurana we yarasenye ati mugiye kumva ngafite urugo rwa 3 umunsi Pastor Mutesi yakanagiye mu rugo rwawe niwo munsi urugo rwawe rwasenyutse we na Marene baje wanjye sinzi ibyo bari bazanyeyo ibyo biryo ntitwonye ibyo biryo byavuye mu rugo n'akazi k'umugabo gahita gahagarara umugabo ararwara araremba tumara umwaka wose nta kintu dufasheho byari byatewe n'iki ibyo biryo nibyo byaherutse mu urwo rugo iwacu nese ubwo nayo abantu ukuntu bafite imbaraga baba bakorana nazo bageze iwanjye urugo rurasenyuka ibyo abantu babyumve nta kintu kidasanzwe bazanye nta cyo guhemba kidasanzwe bazanye bazanye ibintu utamenya ari ibiki ahubwo kuvuga iramvurope yari itongereyeho ibiki iriya 10,000 twafasheho mu ntoki zacu byaduteye inyatsi uyu munsi wa none ndi kurera abana banjye ngenyine mbwira nk'ibimenyetso 3 bigaragaza ko bashobora kuba barasize bateye umwaka mu rugo rwawe ikimenyetso cya mbere cy'uko bateye umwaka urugo rwanjye umugabo wanjye yari afite akazi kahise gahagarara umugabo wanjye yari ari muzima ahita arwara araremba icya 3 cyerekana yuko umwaka bawusize mu rugo rwanjye nuko urugo rwanjye rwahise rusenyuka rero niba ari Nyabingi mu izina rya Yesu w'i Nazareti abazi gutabaza bansengera Imana ngewe ntabwo ari nge wabahamagaye ngo bazi wanjye nibo banyihamagariye baje wanjye Imana indinde gushaka 3 mu izina rya Yesu nashatse rimwe gusa nzagumana umugabo wanjye wenyine shatse rimwe gusa ariko washakanye mu byagenze bite twaratandukanye none ubwo nzaguma aho ngaho ndera abana banjye ubundi nsenge umugabo wanjye yanyibwiriye ko atazanyihera divorce umugeni batamugisharagati waramubonye uwo nawe n'umwaka abaguteye ntaye yonyine ku munsi w'ubukwe cyane ku munsi w'ubukwe ndijyana mu rugo ngenyine yamabahasha baba bahaye abageni arimo amafaranga tumutelefoni ati nayigurije narayigurije nagiye ningera muri Australia nzayabohereza twarategereje imyaka 7 irashira ntibwiriye ko yayigurije n'ukuri agenda ubwo ntiyayaduhaye twamurindiye imyaka 7 nta n'igiceri cye tuzi ahubwo Marene icyo nabonye cyo yaraje gutwika bya kugira mpfe nturitse rero naje kubivuga ndi guturika gute mbyaye riyote na gahozo na nivere ngomba kubivuga ningo ziratambwa we barazitamba ni kuzimu bararutamba ukabona umuntu ahise akora igikwe avuye gutamba urwawe ahubwo si umugabo wanjye twatandukanye Pastor Mutesi yashingiwe kuko ubukwe bwe mba narabutashye ariko narindi kwimuka ndabumva ngo umugabo yarantaye mpura n'abagabo bampamagara ngo bashaka kumenya ngo niba nari ndyoshye cyangwa mbishye urugo rwanjye ngewe aho rwaguye ndahazi rwaguye he aho rwaguye kuri Slim Jesus. Yes
reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ndi kumwe n'umudamu ugiye kutuganiriza, tugiye kuganira ariko ngo akeneye ubufasha bwanyu, akeneye amaboko yanyu, cyane ko ngo muri iyi minsi ngo arigura n'ibitesi. Reka ngwereze ikaze. Murakoze. Umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Bakwita ngo iki? Nyirahabimana Vestine. Nyirahabimana Vestine niko witwa. Ubushize rero nabonye yarakoze ikiganiro kuri Nyako uvuga ko ngo uwo bita marene wa Pastor Mutesi ngo yagusenye urugo. Wowe na Pastor wowe no marene muhuriye kuki, muhuriye he, yagusenye urugo gute? Ntabwo marene yaje ngo asenye urugo gutyo gusa, burya hari ikintu ushobora kuvuga ahantu runaka kigasenya abantu. Yego. Kigasenya abantu, kigasenya ibitekerezo by'abantu. Yego. Marene ngarutse mvuga ko ntabwo ari ugusenya komuteri ngo araje arasenye burundu, ahubwo ibintu yaje avuga mu rugo rwanjye nibyo byatumye biba intandaro yo kurusenya. Ibintu yaje avuga, aje kuduhemba. Yego. Akazana abantu baturusha imbaraga, kandi none imbaraga zabo ziri mu buryo bugaragara ariko twebwe zisiga zidusenyeye. Bo baragaragaraga nk'abantu bafite icyo bafite uko bameze, ariko aho baje gushigikira ntabwo badushigikiye. Yego. Ahubwo babaye nk'abadusenya. Pastor Mutesi we yinjira mu nkuru yawe rero. Pastor Mutesi yaje ari nk'umuntu, yaje aherekeje marene. Yego. Kuko marene wanjye niwe marene wa Pastor Mutesi. Byagenze bite ubundi intandaro kugira ngo ibyo byose yari iyihe, byagenze bite? Njyewe baza kumpemba, marene wanjye twaravuganye arambwira ati Vestina ndibuze kuguhemba. Turamwitegura mu rugo, turashashana ahantu twari turi. Niho twakomeje kuba twari turi ahantu hanini mu gipangu kinini. Aratubwira ati muzadekore, mudekora ahantu nge sinjya nicara ahantu hatadekoye. Turamubwira se marene ko dufite mu nzu intebe nziza, ko hasa neza mu nzu, abashyitsi nyamukuru si bakwicara mu ntebe mu nzu, none abandi bakicara ku ntebe za parasitike zo hanze. Marene yanga kubyumva, avuga ko ashaka kwicara ahantu heza, kandi twe nta bushobozi tuhafitiye bwo kwicara ahantu heza. Turamubwira tuti rero marene, aho kwicara izo ntebe zo kudekora nta mafaranga dufite zo kuba twadekora izo ntebe. Harangije ubwo aravuga ati se akadekorasiyo nangahe? Njya gushaka dekorasiyo, mubwira ko hari kuboneka akadekorasiyo gaciriritse kari guhagarara mu mafaranga 150. Ndamubwira ati ko dekorasiyo ihenze waretse tukicara aho dusanzwe twicara, ko mu nzu harimo n'itapi, ko nta kibazo, ko harimo isuku, hari icyo bitwaye. Marene arabyanga, yanga kwicara ahantu hatadekoye. Akunda kwicara ahantu heza, nibyo natwe twari twamwiteguriye ahantu heza. Ibyo ari byo byose ntabwo turi abantu bayobewe ko umuntu uturutse hanze bagomba kubahwa. Nino mu Rwanda noneho umuntu w'umunyacyubahiro na Bibiliya avuga ngo abo kubaha mu bubahe. Hanyuma rero twari twamwubashe, we yanga kugenza gute kwemera ibyo twamwubashemo, ajya kudupasa muremure mu bindi bintu. Ibyo bintu birebire rero yadupashijemo nibyo byabaye amakimbirane y'urugo rwanjye. Nuko mwebwe mwari mwiteguye nk'abantu mugiye kwakira umudiaspora ugiye kuza kubahemba? Twiteguye nk'abiteguye nyine, tumwiteguye kuko turamuzi ni umudiaspora. Muzi ko ari umuntu w'umukire cyane. Noneho ikindi cya kabiri, abari buzane nabo yarabambwiye, numve barakomeye hano, numve ndabazi, numve ba Pastor Mutesi ni abantu dukurikirana ku mbuga. Yego. Ba Pastor Burujite tubakurikirana, ba Bishop Burujite tubakurikirana ku mbuga. Yego. Ba Pastor Korode tubakurikirana ku mbuga. Nge ni n'ubwa mbere nari ngiye guhura na bari abastari. Nkora amasuku bisanzwe, dukora amasuku rwose pe, kuko yavuze ko n'abakameramani baraba bahari. Icyo yarambwira ati ese agasatsi kawe karatunganije, jya no gutunganya imisatsi. Nageze no muri saro barabinyereza ibisatsi bibe biranyereye, baransokoreza naturel iranyerera.
ndabyibuka icyo gihe naza si n'urugo rwanjye rwasenyukiyemo gusa byabaye n'intandaro yo kuva mu itorero ryanjye byabaye intandaro yo kuva mu itorero ryanjye rya ADEPR. Nta muntu wanyirukanye muri ADEPR, nta cyaha nakoze muri ADEPR, ariko kubera ko uwo mwuka wari winjiye mu rugo nanyereje umusatsi, ngewe nagiye muri saro barawurambura natirere birashya mbura uko mbisokoza. Kandi wari ntabwo wari usanzwe unyereza umusatsi? Kirazira, nari umurokore w'umuhanuzi. Ariko waravuze uti ubwo Marene agiye kuza kunsura rikanyereza umusatsi? Ntabwo nigeze nshaka kunyereza umusatsi kuko Marene aje kunsura, ahubwo yarambwira tujye muri saro bagutunganyiriza. Abarokore benshi barabizi, bajya muri saro bagatunganya natirere bayirambura na sheshe. Yego. Ngewe rero bashizemo tonkisi. Bashyizemo tonkisi kino cyuma kinyereza. Yego. Niyo baramburishije. Wenda mbivuze nabi simbizi, ariko nta kibazo. Bivuze neza. Icyaro buriya kiracyandimo simbizi. Wewe ko wakivuyemo. Hanyuma kizamvamo kubera Imana, kandi n'abari mu cyaro nabo ni abantu nkatwe, hari n'igihe baba babayeho neza. Yego. Bahinga n'ikijumba kikera bakakirya nta bibazo bifitiye. Hanyuma uwo munsi nyereza imisatsi. Yego. Ndasokoresha nk'umuntu ugiye gusurwa n'abantu bakomeye. Maze gusokoresha nyine aho hari harimo abadiyakoni bayoboye ibirori byanjye. Yego. Barabibona nabo baratungurwa, baragate ntacyo ubwo umudiyasipora yamusuye. Yego. Yasokoresheje uyu ni nk'umunsi amafaranga y'iyo myiteguro yakuye yo gusokoresha kudekora aho mu rugo wayakuye. Nyine urumva twarashakishije nose y'abashyitsi bari bugusure wowe ubigenza gute. Twarashakishije bikomeye, turanaguza ibintu nk'ibyo, uraguza ukarya n'akadeni iyo uri busurwe n'umudiyasipora. Urya n'akadeni. Njye n'ubwa mbere umudiyasipora yaraje no kunsura. Yego. Hanyuma Marene abageze mu rugo, bahageze bwije, ariko pe kankubwira hari abantu bavuze ngo wenda ngo navuze ibintu by'ibiryo. Nta muntu nigeze mbwira ibintu ngo by'ibiryo. Tubwire wowe ngewe nuze kwirekura ngo abantu bavuze ko ngewe sinari imara ubivuga. Tubwire byakinze bite? Nakiriye abantu mbakiriza mu bushobozi ntafite. Udafite? Ntafite. Pe ndabiza abantu bari bwumva iki kiganiro baranuka ngo kuki twishize hejuru. Ubu ngubu umuntu ukomeye yaza kugusuruka mutekera inshakirane. Wapi? Wamuhereza inshakirane umuntu ukomeye? Kirazira. Kigira Pastor Mutesi yaje. Uramwubaha. Ya Pastor Mutesi yaje ari kumwe na Pastor Claude. Yes. Bari kumwe bagenda nacu. Bari kumwe bose nabo ba Pastor Burujita, amamodoka bayaparitse. Hari menshi cyane. Ariko ikintu kirimo kimeze nk'icyansenyeye urugo. N'uburyo twafasha amadeni. Abantu bakira abashyitsi barabizi, kwakira abashyitsi mu rugo rwawe birahenda. Sibyo? None akira abantu bageze muri 30. Utumva ngo nabo gusa, nakiriye abantu bageze muri 30 yazanye nabo. Ni gute abantu 30 yazanye nabo? Habuze abamugira inama ati guhemba mu Rwanda bigenda bityo. Ntibamugira inama bati baguramo pampa. Yego. Guhemba abana, bagura umutaka, bagura imyenda. Mbese nta kintu giherera ku bana bazanye. Yego. Bazanye umuceri, bazana iyo kawunga, bazana ayo mavuta, bazana ibyo birayi. Nibyo ngibyo ukibaza guhemba ko nzi ko ari umuhango. Yego. Kuki batakoze igikorwa cyo guhemba nk'umuhango? Baguhembye nk'ibintu byangahe? Oya, ibyo ndumva se ni ngombwa kubivuga ngo byangahe? Ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo iby'amafaranga yaya ngaya. Ariko nuko bavuze ngo warahombye. Mpamvu nahombye, impamvu twahombye. Twebwe twahombeye muri irya mvurope. Niba narakoze dekorasiyo akambwira ngo aricara ahantu hadekoye, nta bushobozi mbifite, ndagiye nikopesheje dekorasiyo. Sibyo? Niba mfashe ideni rya dekorasiyo ry'umuntu ushatse kwicara ahantu hasa neza atamfashije muri ibyo bintu, ngo koko niba agiye kwicara ahantu heza ubwo abikore, aho namuteguriye akanga kuhicara, ushyitsi niwe utegeka ahantu ari bwicare, aho bari bumwicaze. We rero yantegetse aho ndi bumwicaze. Wahombe muri envelope rero? Muri envelope nyine envelope bakimara kuyizana bahereje Pastor Claude. Byagenze bite ko ya envelope uyihawe? Pastor Claude yarahagurutse nk'umuntu wari waherekeje abo badamu.
haravuga ati twatumwe gutya twaje turi uku nguku hano mu iyi envelope harimo inka izakamirwa abana akimara kuvuga nyine iryo jambo bakubita amashi abantu barishima ari abo yazanye nabo ntabwo bari bazi koko bari bumvaga ko nabo baduhembye envelope irimo inka izakamirwa abana basigara bavuga ko hari ikintu bakoze mu rugo rwacu gifatika tugeze mu rugo rwacu twabuzemo igifatika mwasanzemo angahe twasanzemo 10,000 by'amanyarwanda barabahembye bahinote 10,000 10,000 by'amanyarwanda nibyo twasanzemo abantu 30 kandi abantu 30 uzi no kubakira ukuntu bivuna mwavunaguritse gutyo icecekere babahemba 10,000 yego none se ukaba wumva ayo mafaranga ari yarariwe cyangwa marene ni wowe wayateganyije oya mugabo wanjye yahamagaye marene aramaza se marene iyi envelope ni wowe wayifungiye marene ati ninjye wayifungiye nashizemo 10,000 by'amanyarwanda hanyuma nta kindi kintu umugabo yari kurenzaho nk'abagabo urabyumva yibajije ahantu yaba yari akadeni nawe urabyumva yahise yumva kwiyakira nyine byanze arababara cyane twaraye tutanavuganye bukeye ibyo baduhaye turabigurishije havamo 10,000 ingahe gusa havuyemo amafaranga 50,000 havuyemo 50,000 byo bahaye yego mu byo batuzaniye havuyemo 50,000 mwebwe mwari mwatkoresha angahe kwari twakoresheje 1000 bigera muri 250 gutyo aha yego nuko bigenda bite turahomba nyine twe duhomba uko nguko turangije turabyimenyera mu kubyimenyera ariko ntabwo byagenze neza kuko ntabwo byagenze neza marene yaba ari umuntu ugufa uza mu bintu byawe akabizamo abijemo byaba byiza ariko we abizamo navuga ngo abizamo nyirizina gusa kugira humvikane ikintu cy'uko bahembye ariko none ntabaze umuntu ubushobozi afite uko bungana marene we yamye mfata nkaho ndi umukire mfite ubushobozi kandi impamvu yamfashe nkaho mfite ubushobozi nuko marene ubwe ntakunze kujya musaba yego ntabwo nakunze kujya musaba nakunze kwihagararaho urumva nakuze nta muntu nsaba muri uko gukura ntafite uwo nsaba bituma nkura mfite ubwigunge bwo kumva ntasaba umuntu ndagira ngo none mwamenyanye gute rero n'uwo mu marene wawe umunsi mwamenyanyeho byagenze bite umunsi twamenyanyeho marene umunsi twamenyanyeho ikintu nibuka kuri marene umunsi twamenyanyeho yankuye ahantu niberaga reba gufata umwana uturutse mu cyari iyo ngiyo utazi gukorera amafaranga icyo gihe nari umwana 2014 tumenyana mwamenyanye 2014 yego twamenyanye 2014 wari utuye hehe nari umwana nari ntuye mu nsha za Nyarutarama yego ahantu bita za Rwimpyisi akamvana noneho ahantu niberaga mu rugo rw'umuntu akambwira ati ngwino va mu urwo rugo njye kugukodeshereza inzu yaragiye ankodeshereza inzu amezi 3 yonyine azikamvanye mu rugo ntaramenya gukorera amafaranga muri uyu mujyi nari nkiri umwana utaramenya iby'umujyi ari ibiki yego ntaramenya ngo umujyi bawubamo bate ndi wa mwana wibera mu rugo niba ari abo nkoropeye nkabakoropera bakanyihera ibiryo nkirira siyankuye mu kazi ko mu rugo ntako nakoraga sinaje mu uyu mujyi nkora akazi ko mu rugo naje ahubwo arabagira neza banyifatiye twibanira mw'ubwo buryo ndi umwana usenga ndi umunyamasengesho agokurayo amvanyeyo ngagiye kunyishurira inzu nakubitwe n'ubuzima mara imyaka 3 n'igice nibana yarakuyeho telefone ari we wankuye muri rwa rugo yagukuye mu rugo rw'abandi rw'ababyeyi banyifatiye ahantu wariryaga saa 6 niriraga umva agenda kwishyura inzu amezi 3 uko wamuhanuriye yego inzu yayishyuye angahe inzu nayishuraga 25 yishura 75,000 amezi 3 agenda ubwo ndamubura none ikintu gisa n'ikimbabaza kuri marene ntabwo ajya byumva iyo mvuze gutya we yumva ari
kumuvugaho wenda nabi ntabwo ari ukumuvugaho nabi ariko Marene yicaye neza agakontorora yasanga ubuzima mpagazemo uyu munsi wa none yaba ari intandaro yo kubuhagararamo iyo mba ndi muri iyo famiye sinari kujya kuba muri ghetto nari gukomeza ubuzima bwanjye bwo muri famiye nkabaho ndi umwana urerwa ibyo bateguye ngafata ibyo nanjye imirimo ntojwe ngakora iyo ngiyo nkabaho ariko noneho Marene ubwe yatumye menya ubuzima bwa ghetto mu kubumenya buntamo ukubuntamo abone niboneye umugabo mbe nikundaniye n'umusore dukundanye ndamwereka ndamubwira nti Mare ntabwo icyo gihe yari Marene namuvugaga mu izina rye ndamubwira ati hari umuntu uri kunkunda ati se ameze ati ndamumwereka kuri telefone mwereka amafoto ati uwo mukunde ni mwiza nta kibazo nafatiyeho ndamukunda arambwira ati ngiye kuza kubashingira ariko ndibaza ndavuga ati Marene wantaye muri ghetto aha akambwira ko azanyishurira inzu ese aje kunshingira koko nibyo ana kubera ko nzi ko Marene ni umuntu muvugana ikintu akakwemerera ikintu ariko ntakigukorere byatumye icyizere cy'uko azaza kunshingira ntacyubakaho cyane ahubwo ntangira nanjye ubwanjye kwishakamo ibisubizo nishatsemo rero bimeze bite ibisubizo nishatsemo namweretse umugabo kwaje turerekanwa mu rusengero Marene tumwoherereza amafoto yo mu rusengero twerekanwa ati ntushaka undi Marene nge nzaza kukubera Marene hanyuma hari umudamu kera wumvaga Imana imbwira ibintu by'ubukwe akambwira ati nzagushingira ninjye uzakubera Marene uwo nguwo naramukontoraga nkabona nta kibazo cyiwe numve yanambera Marene ngeze mbwira Marene se Marene ko mfite umuntu uzambera Marene inaha nabwiye ko azaba Marene bite ati mwihorere ntukiteza abo bantu ntukabiteze nge nakwemereye ko nzaza kugushingira nawe ntiwakwanga umudiyasipora ntabwo wamwanga uravuga uti n'ubundi uyu muntu ntabwo tuganira uwo muntu wari buzanshingire nka Marene gatoya ndashaka ndajya ngumbwira bimwe mu bizazane wahuriye nabyo mu kuba muri ghetto kuba muri ghetto ibizazane bya mbere nahuye nabyo nashatse ntiteguye gushaka kandi wari wamukunze gukunda umusore nose niba ghetto nari nyimazemo imyaka 3 n'igice nimenya kuri buri kantu kose ndi umuzunguzayi nararanguraga imyenda nkajya kuzunguza ndangura ku Gisozi nkajya kuzunguza iyo mu mujyi nkirwa nakase ngakata umujyi gutyo nkabona nyine ni ibintu bidasobanutse nkabona ko nibanamfata bakamfunga ntazabona unkurikirana igishoro cyo kuzunguza gikuye he ni umugira neza wakimpaye ni umuntu wundi wakimpaye umugira neza ntari umuhungu muri ghetto se kwakunda kweramo ubusambanye n'abahungu bajyaga bagira ukuntu nta muhungu wigeze aza kundeba muri ghetto yanjye ngo nkore no kwibere kubera iki kirazira narabitinyaga namye mbitinya nakuze nsenga mbitinya sabaye muri ghetto uri isugi cyane navuyemo ngiye nta byaha nkoze ntiyandaritse nta n'umugabo ndyamanye nawe uwo muhungu mubonana mute rero umugabo wanjye vuga umugabo wanjye ahubwo twabanye mumenyana mute twamenyaniye mu cyumba cy'amasengesho uramwizera tukundanira twamenyaniye mu cyumba cy'amasengesho nayoboye amasengesho arakubwira ati Imana yakunyeretse ntabwo yigeze ambwira ko Imana yamunyeretse ntabwo yerekwa byagenze bite ahubwo ubwe amarangamutima yanjye ubuhanuzi bwanjye kubwiriza kwanjye gusenga kwanjye ukomeza uko nguko uko nari imeze yaravuze ati uyu mwana arakijijwe yarandebaga akabona ko nkijijwe yego kandi we yambwiye ko yarankurikiranye igihe kirekire ambona muri korari akabona ko ndi umwana ukijijwe akabona ndasenga ikindi akurikirana ubuzima ndimo akabona ndi umwana usenga ariko nkora nzi gushaka n'amafaranga icyo gihe yego ubwo ngubwo ibyo byose urihangana ubicamo biraba birakunda mbinyuramo ingaruka zo gushaka uvuye muri ghetto nizo warumbajije ngo ese ubuzima bwa ghetto ni izihe ngaruka bwansigiye ingaruka bwansigiye nakundanye igihe gitoya umugabo wanjye ntitwafashe igihe cyo kumenyana
yarambonye akimara kumbona yumve ko twahita twibanira. Nanjye bwa buzima narindimo bubi wipapa wimama ndavuga ati kamfe kumwemera. Mwemera mw'ubwo buryo. Ndavuga ati kamwemere kuva ari umuntu mukuru kuva kuze ndabona nta kibazo. Murabanye umujyana mu rugo ubugize gutyo ubugize umugabo urumva. Hanyuma rero mu kubana mwarabanye mute byagenze mwaramumeranye neza mbere yuko habaho icyo kintu cyo guhemba? Twari tumeranye neza, twaragiye tumeranye neza, ariko mu kumerana neza hari ibintu nawe tutari turi kumvikana. Urumva nge nakuze ndi umunyamasengesho ariko nkabona hakaba ibintu byinshi ngenda mishurirwa bitari byiza ndebesha amaso yanjye, nkabona ni umuntu ushaka kunyobora cyane cyane, nkabona mbese hari ubundi buzima bundi twabayemo butari kumera neza, butameze neza. Bakunda kwanga abakozi b'Imana nkamwe iyo mushakanye n'abagabo ngo nago mujya mutuma ngo mukora imibonano, ntabwo hari ibintu byinshi mwirinda cyane cyane kubyubaka urugo. Nawe warabyangaga ko mwubaka urugo? Ibyo kubaka urugo ntabwo nabyangaga, ariko hari n'igihe kiba kigeze, hari n'igihe kigera nyine ntabwo nigeze nge byanga. Dukureho umuntu wamenyeye kuba umugore n'umuntu w'umwana w'umukobwa ugiye gufondamo ibintu. Hari ibyo wafondamo umwana w'umukobwa ugiye kubonana n'umugabo bwa mbere, ntabwo ugenda warametirije mu ibyo bintu by'ibikorwa by'abashakanye. Ntabwo ugenda ubizi neza. Yigeze guca inyuma inde umugabo? Ubwo ni ubundi buzima bw'umwihariko. Ubwo byarabaye ugusetse? Oye, ubwo ni ubundi buzima. Gusetse byarabaye. Hanyuma turi ku kiganiro. Twikomereze rero. Marene ku munsi wo kuguhemba abaraje baje kuguhemba, byarangiye bite rero? Marene yaje kumpemba kwa Marene maze kuguheza 10,000 ngo nyuma musanga nibyo nyine gutandukana byaje kuzamo gute? Namubwiye ikibazo twahuye nacyo mu rugo, mubwira yuko ibyo yaduhembye n'amafaranga yaduhaye ko yadusize mu madeni. Yadusize mu madeni ya dekorasiyo. Mubwira Marene nta kintu wamfasha byibura ko bintu bya dekorasiyo ko hari amafaranga twasigayemo byibura nkabasha kuyishyura. Marene yahereye aho ngaho antuka, arambwira ati nge simbyara. Ntabwo mbyara. Marene yakuwe ngo nagabyara kubera iki? Ambwira ati nge simbyara, ni wowe nahembye, tukubona ngewe nari nabyara ngo bampembe, kuki naguhembye? Marene yaragarutse aje gushingira Pastor Mutesi. Yampembye ubukwe bwa Rusagara bupfarega. Marene ntabwo ahaguruka muri Australia ari njye umuzanye. Mu dufaranga ducyashigaje agatika gushingira uyu mukobwa. Ashingira bwa mbere sinjye wari umuhagurukije. Nibutse abantu ntabwo yari afashe indege ku bwanjye. Yari yaje no muri Afurika muri Uganda. Gutwara umugabo we wari uri muri Uganda amujyana muri Australia. Arangije azina mu Rwanda kuko yari azi ko mfite ubukwe. Yari amaze imyaka myinshi atahaboneka. Aragata ubwo hari umwana witwa Vestina ngiye kumushingira nongere kugaragara no mu Rwanda. Azaje kugaragara mu ubwo buryo. Araza abaranshingiye kunshingira kwa Marene. Na madeni yadusigiyemo y'ubukwe menshi cyane, twayishuye imyaka igera muri ingahe. Nawe ubukwe urabwumva bw'abantu baciriritse, we yadusize mu madeni y'abantu twakoresheje nkabaye musari we watubwiye ngo tujye kubafata. Ni gute ngewe nabwira umuntu ngo jya gufata kiriya kintu ndakishura? Unguriye fanta, jya gufatira fanta ndayishura. Nyuma yaho ninjye bafata bugwate kuko ari nge wagiyeyo. Wowe wasigaye wantumye ntabwo bakuzi, ahubwo nge wagiyeyo ni ngewe kibazo. Aratubwira ngo tujye gukorana na ba Samusura amasezerano. Dukorana n'abamasezerano ba Samusure bari abagabo ba Seburikoko. Twakoranye amasezerano, tumaze kuyakorana umugabo wanjye niwe basigaye bafata mu mashati
marene yigendeye, marene mvurope zacu arabizi ashingiye abana nibwo tugifonda ubuzima, mvurope zo mu bukwe arazijyanye aratubwira ngo azazidusubiza, ngo azadusubiza amafaranga yararimo, ngo yayigurije ntayo yigeze adusubiza. Ikintu nibuka kuri marene mu by'ukuri ni umuntu udashira mu gaciro, kunyicara iruhande sibyo nari ntegereje. Abantu bumva ngo yaranshingiye bakumva ko yateruye ibintu byose akanshingira. Ntabwo marene nge yanshingiye ngo aterure ibintu byose anshingira. Marene yarantwereye, antwerera ndadekora, tudekora ahantu, yantwereye imyenda, antwerera amahema baradekora. Ariko aho nasabiwe ni ngewe wahikoreye ibintu byose, ni nge wahishakiye. Ni umugabo twahashatse. Hanyuma rero marene ubwe yagiye ansize mu nzira. Icyo ni ikintu cyambabaje, cyabaye intandaro yo gusenya urugo rwanjye. Ni gute umugeni bamuta mu nzira ko ahandi mbona abageni baba babarinze? Ntazi ngo nageze mu rugo mu myaka 7 marene azi ngo nageze mu rugo kuko yantaye mu nzira. Akambwira ncyuri ati marene wowe na marene muri aya n'ubundi eshatu zose ntiwari guhirwa. Baravuga ngo marene wawe ni ngo ashango ni indayi. Umugabo akajya ncurira uburyo marene ari indayi. Marene wawe ni indayi? Yego. Buriya marene Pastor Mutesi ngo ashatse inshuro 3 zose, ngo umuntu ushatse 3 kose ngo ni indayi. Umugabo akajya ngo uri indaya nka marene wawe, undi se uzaba umugore. Sanga marene wawe agushakira undi mu diaspora. Izo nyuro nzibaho bitewe n'amadeni umugabo nawe yarasigayemo, akajya mbabarizamo. Yakumva ngo marene yashatse umugabo, akabere ngewe bigirwaho ingaruka. Urumva yankubise mvuye ibumbogo kureba marene, umugabo wawe ve gutsigatira umwana wa marene. Arankubita arambwira ngo uvuye kureba marene buriya ubwo arashaka kugushingira umugabo, dore agiye gushingira Pastor Mutesi nawe umugabo akanga. Mbese babijyamo akajya ambwira amagamba nkomereza nshari. Yavuga ngo marene ngo ashatse 3 ngo nawe uzashaka 3. Yambwiraga ko marene wanjye ubwo ashatse 3 nanjye nzashaka 3. Bityo umugabo ntiyigeze yiyakira. Umunsi yumvije ko marene afite urugo rwa 3, umugabo ntiyiyakiriye. Yaravuze ati nawe ngufite ntagufite, buri uzashaka umugabo wa 3. Noneho yakumva navuganye na marene ngakubitwa. Ikindi umugabo aguma afite urwikekwe ngo marene yaba mpa ku madolari kandi ntaya. Marene nukura ahantu ari iki kiganiro azacyumva. Niba nzi no ku mafaranga ya marene yiwe gutya ngo ampe ku mafaranga yiwe, ndi umuntu utajya asaba marene, kandi marene nta n'ikintu yakwihera. Niyo mpamvu ura Pastor Mutesi nawe yashatse 3. Ntabwo mbizi niba ari karande, ariko nge ntizamfate. Niba ari na karande Imana izamfashe, kuko niba umuntu bamugucyure ngo ashatse 3 nanjye urwanjye rukaba rurasenyutse ntinamenya ari ibiki. Akigera mu rugo rwanjye ruhise rusenyuka. Wamenya ngo bigenda bita ibintu byabo nabyerega n'ihurizo ndimo. Ni gute umenyana n'abantu nk'abariya wari uri mu mwuka ukaburaguye? Baba bakorana n'imyuka mibi. Ntabwo mbizi, ntabwo icyo gisobanuro nkizi neza. Bageze iwanjye urugo rurahirimo, sibyo? Umunsi Pastor Mutesi bashatse 3. Arega ubundi muri timu y'ibirara bavuga ko nayo ninjiye muri timu y'ibirara. Babita ibirara ngo batwara abagabo babandi. Kuryo Pastor Mutesi so wamwita muri timu y'ibirara. Kuryo na Pastor Mutesi nose ko abantu bamamagara bati winjiye muri timu y'ibirara ubundi urashingirwa na Pastor Mutesi yagera iwawe urugo rugahagarara. Uriya marene wawe yagera mu rugo rwawe rugahagarara. Ati ntashatse 3. none se Pastor Mutesi nayo ni ikirara. Babita ibirara, iyo timu bayita ibirara bose ngo naba divorce bagenda bashaka ingo nyinshi. Bagenda bashaka ingo nyinshi. Rero nanjye barabinyitira ubu nta hantu ngitambuka. Nditambukira ati dore urana we yarasenye ati mugiye kumva ngo afite urugo rwa 3. Kandi ntarwo pe. Haba kwita kirara. Ubu nyine kuko ninjiye mu iyo timu yabo bakazi wanjye bumva ko umunsi Pastor Mutesi yakanagiye mu rugo rwawe niwo munsi urugo rwawe rwasenyutse we na marene. Baje iwanjye sinzi ibyo bari bazanyeyo, ibyo biryo ibyo biryo byavuye mu rugo n'akazi k'umugabo gahita gahagarara. Umugabo ararwara araremba, tumara umwaka wose nta kintu dufasheho. Byari byatewe n'iki uriya? Ibyo biryo nibyo byaherutse mu urwo rugo iwacu. Oya tubwizanye ukuri. Nese najyaga mbona abajiste bati Pastor Mutesi atera umwako ngo iki. Nese ubwo nayo abantu
bafite ukuntu bafite imbaraga baba bakorana nazo, bageze iwanjye urugo rurasenyuka. Ibyo abantu babyumve, nta kintu kidasanzwe bazanye, nta cyo guhemba kidasanzwe bazanye, bazanye ibintu utamenya ari ibiki. Ntabwo njye mbigaye ibyo bazanye, ahubwo kuvuga iriya mverope yari itongereyeho ibiki. Biriya 10,000 twafasheho mu ntoki zacu byaduteye inyatsi, akazi karahagarara k'umugabo, yego, biduteramo inyatsi. Ubwo rero ibyo byose ni ibibazo ngendana nabyo. Uyu munsi wa none ndi kurera abana banjye njyenyine, yego, kubera ingaruka zabo. None nabahamagara, ni abantu bafite uko bameze. Marene namuhamagara amubwira akabazo mfite, agahita nyipanuka nkamugana ntibasikanigira kwisabira ubufasha ahandi hantu. Dore agashoro nazunguzaga karashize, abana bakeneye kurya, abana bakeneye kujya ku ishuri. Marene ati reka reka ahubwo uzanjyana kwa iriya mihanda kuri YouTube ntibizavamo, njye nawe tuzaserera. Akakuza kumujyana imihanda, akambuza kuza hano imihanda, kandi nta n'igiceri cy'icuma amariye. Ese abiza ati ko ntazabona wenda n'inshuti yindi nyikundira, nkiboneraho undi mudamu wenda akajya mpumuriza, cyangwa nkaboneraho n'undi nsengera. Arega ubu nanjye igihe kigiye kugera amavuta yanjye akore. Nari nkijagaraye gusenya urugo biravuna, no kwiyakira nari ntariyakira. Ariko kuvuga ko navuye muri ADPR si igisobanuro ko ntasenga. Nge ndasenga, ba Rugamba bose bafite amadini, ba Gitwaza, ba Minyoni bose bafite amatorero, kandi bazajya mu ijuru. Ntabwo ADPR ari izajya mu ijuru yonyine. Mu minsi zandaje nzajya mvuga Imana neza. Muzajya uvuga neza. Impano zanjye ntaho zagiye, ziri muri nge. Guhabwa impano ni nk'ikintu wiga mu ishuri ntikivemo, urinda upfa ukigifite. Ntabwo impano igenda ko bagiye se imitungo ikagenda, ntabwo n'impano byagendanye. Ntabwo impano yanjye yagenda, ndacyareba. Ni cyo kintu kibikubwira? Njyewe kibimbwira nuko iyo nsenze ndafatwa nkavuga no mu ndimi. Mvuga no mu ndimi, ikindi Imana ikamishurira ngayishurirwa ibyo ndi buhure nabyo. Ako zirandimi bura ntago muba muri kuvangirwa. Kirazira, nta muntu uvangirwa. Nabatijwe mu mwuka wera afite imyaka 14. Ntabwo zipirase 14 na ubutaramenya ibyo ari byo. Twikomereza. Baba baraje mu rugo ngo bakihava bagikandagira, mbwira nk'ibimenyetso bitatu bigaragaza ko bashobora kuba barasize bateye umwaka mu rugo rwawe. Ikimenyetso cya mbere cyuko bateye umwaka urugo rwanjye, umugabo wanjye yari afite akazi kahise gahagarara. Umugabo wanjye yari ari muzima, ahita arwara araremba, murwaza umwaka wose, sibyo? Icya gatatu cyerekana yuko basize umwaka mu mikoro hepfo gatoya. Icya gatatu cyerekana yuko umwaka bawusize mu rugo rwanjye, nuko urugo rwanjye rwahise rusenyuka. Si ukuvuga kuba narihanganiye umugabo, hari utuntu uhura natwo n'umugabo mukihangana bisanzwe, ariko hakaza ikindi cyarurangiza kigahita noneho kiba finish y'ibintu byose. Ndakibaza ukuntu rero wifashe ukavuga ngo Pastor Mutesi ni ikirara, ukantu ndacyakibazaho. Icyo kintu cyakweretse ko bantera amabuye, nanjye banyita ibirara, nanjye sinanamuzi, iwe sindahagera, ariko iwanjye yarahageze, sibyo? Abantu bambonanye na Pastor Mutesi, bakambonana na Pastor Korode, bakambonana na bari abastari, bakambonana na Marene wanjye, nawe ubwashatse aka gatatu, sibyo? Marene wawe nawashatse gatatu, baravuze bati biriya ni ibirara. Ntabwo nza akashatse, nawe bavuga ko ari gatatu. Yes, rero niba ari Nyabingi mu izina rya Yesu w'i Nazareti, abazi gutabaza bansengera Imana, ngewe ntabwo ari nge wabahamagaye ngo bazi iwanjye, nibo banyihamagariye baje iwanjye. Imana indinde gushaka gatatu mu izina rya Yesu. Urashaka kuzashaka kangahe? Nashatse rimwe gusa. Yego, nashatse rimwe gusa, nzagumana umugabo wanjye wenyine, nashaka undi mugore nzihangana ndera abana banjye 3. Yego, yambyaje 3, njyaye ibitsina byombo. Uwo mugabo nzaba ndi kujya gushaka ni mugabo umeze. Washatse rimwe gusa, ariko washakanye mu byagenze bite? Twaratandukanye. None ubwo nzaguma aho ngaho ndera abana banjye ubundi nsenge. Oya ntabwo abaho kuri ukabaho gutyo gusa. Nzabaho ngaho gutyo gusa, reka nkubwire. Nzabaho gutyo gusa nsenga Imana, sibyo? Ntabwo nzi ngo bimeze bite, wenda hari ibintu byongoza abantu kumva umuntu ashatse urugo rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, nge ntabwo bizagera aho ngaho. Ariko nubwo uri gushaka kwigira, bavuga ngo kwigira nyoni nyinshi. Umudamu bita Asiya niwe mudamu ngiye mbona ukijijwe muri iyi mihanda, ngiye mu bantu mbona. Umudamu
Asiya Madame Theogene njye mu mboni zanjye niyo mbona ukijijwe nawe ubwe yigeze kwivugira mu majwi yagiye hanze ari kuvuga ati ngewe uyu mubiri unaniye ngira gute ndoga ngira ukuntu mbigenza ngakoresha amazi akonje sibyo hanyuma rero wowe yihanganira umubiri uti ngewe kuvuga yuko ntindakora divorce icyo ni icya mbere sibyo umugabo wanjye yanyibwiriye ko atazanyihera divorce yambwiye ko agiye kuyitekerezaho ntunzi ngazitekerezaho yashaka undi mugore bitekerezanyaho akabanza akareba ko bizavamo ngeweho urumva ndaziritse usibye no kuba nziritse abana banjye nkeneye kubarera nta kajagari kandimo nta kajagari k'abagabo numva nkeneye bantesha umutwe bashaka kunshira mu mago byo ntabwo birimo sibyo mu by'ukuri si uko niyemeye ngo Madame Pastor Theogene yarapfakaye yego umugabo we yarapfuye ngewe uwanjye aracyahari yego ese ndajya gushaka undi mugabo ko Bibiliya ivuga ngo muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse Tom namushinguye ntabwo namushinguye aracyariho rero ndamutse nshaka undi mugabo niho hahandi muzagaruka ngo Vesi yinjiye muri timu y'ibirara dore nawe arashatse kandi ngewe ntabwo izo ari zo target zanjye. Ibi bintu rero ino mihanda uri kuzaho ya YouTube niho dukuramo ibibazo ukabona abagabo barimo barashaka baza kukorohereza umutima ukabona ari kukujyana mu maroji bakisanga bashatse no kuba bakurongora cyangwa bagukorera ibibi ntabwo birakubaho ngewe none se reka nkubwire yego sindi umugore mwiza sindi n'umugore mubi ku buryo batantereta kuntereta bantereta ahubwo vuga ngo icyo wahereje ubwonko nicyo bwakira bigenda bite rero iyo bakuhamagaye kuko ngo benshi mujya mwatakwa aba diaspora bande bigenda bite rero mu birwanya muti ndumva ibyo ngibyo ntabwo icyo kigeragezo ndakinjiramo ntabwo ndakinjiramo kandi ikindi iyi mihanda nyine kugera kuri iyi mihanda uko witwaye niko n'abantu bagutwara njye nta marogi ibintu by'ayo marogi nzasenga Imana izamfashamo yego ntabwo ujya utekereza ko cyangwa se ntabwo wigeze wakamarene ko yagushakira byibuza umugabo mu diaspora ntabyo nigeze ahubwo wera nyine aho kugira ngire inama yarambwiraga ati uwo mugabo niba yakubwiraga ngo iki niba uwo mugabo akomeza kugukubita n'ibiki mwihorere ngwino niba nagukubita ujye muri hoteli aho kugira ngire inama mbwira ati ese mupfuye iki ngo musobanurire icyo dupfuye wenda ngo musobanure ko ari amadeni y'ubukwe turi gupfa we yahitaga ambwira ati niba gukubise hita ujya muri hoteli kuraramo nkibaza hoteli ndi bujye mari iyihe nkibaza ari ibiki ndahukanira muri hoteli bwoko ki bikanyobera yari kuguha amafaranga yo kwishyura hoteli yari buyambe ariko ntabwo yari buyambe warabyemeraga reka nkubwire impamvu ntari kwemera ko marene ambwira ngo ninjye muri hoteli umuntu arabizi muri gupfa ubukene sibyo njye naramubwaga turakennye musaba bwa mbere dukennye cya kigeragezo cy'abageni iyo bakennye urabyumva muvuye no mu bukwe yampaye 10,000 ambwira ko tuzabirya ngo igihe kirekire ngo ngure imifupa y'inkoko niba umuntu ari kungurira imifupa y'inkoko ese kanguriye imifupa y'inkoko hoteli bayishuramo 10,000 by'imifupa y'inkoko anyoherereje yanyoherezaga kuri mobile money yo mu Rwanda gutyo ukandira umuntu akanyenyeri nibyo yakoze icyo gihe nayo mafaranga yiwe nzi icyo gihe ibyo 10,000 ngo nyuma ya andi yaragiye kuma nayo kujya hehe muri wona andi mafaranga 10,000 yampaye nibyo kujya muri wona arambwira ngo ninongera kubyara umwana wa kabiri tuzashwana kugira nshwane nawe rero kimara kubyara umwana wa mbere yampaye amafaranga njya muri wonapo kubera iki nagiye muri wonapo kubera ayo mafaranga mpaye ngo ntekongera kubyara undi mwana wa kabiri ngo muzabonana kubera iki rero yakwe ngo muzabona n'ubyara ngo mbyara undi mwana wa kabiri tuzahita dushwana azahita namboroka kubera iki ntabwo nzi impamvu naratwite umwana wa kabiri mbe ndamutwite mutwite mubwiye ko ntwita aramboroka koko nkuko yabimbwiye aramboroka njye nkajya musengera abahanuzi bakambwira ati marene wawe aragarutse Imana iramugaruye nkagira agarukanye icyiza nabwo mbe mbyaye uwa gatatu none birushaho kuba bibi cyane ubundi yambuzaga ko ntagomba kubyara cyo kuzaga kubyara
ntabwo mbizi niba ari uko wenda nawe atari afite akana ntabwo namenya ari ibiki. Menza nawe urumva Marene yashatse mbere yanjye. Ntabwo ujya wicuza ko warakoze ubukwe? Ntabwo nicuza kuko nabubyayemo abana beza. Ntabwo wicuza kuba warabanye n'umugabo wawe biciye mu nzira z'ubukwe? Ntabwo mwari kubana bisanzwe nimukora ubukwe buriya? Ntabwo twari kubana bisanzwe kuko nari umurokore cyane. Nari umurokore kandi na n'uyu munsi wa none ndi umurokore. Nubwo abantu bavuga ngo narasutse ngo ntabwo nkiri muri ADPR nge fite aho nsengera bemera gusuka. Niba iki gihugu abantu bose basutse imisatsi bafite ibisuko bazarimbuka bantera amabuye. Niba bafite ibisuko ku mutwe bose bazarimbuka bantera amabuye. Ikindi niba ijuru rizajyamo ADPR yonyine bantera amabuye. Ariko nabyo bisuko wabihisha ntabwo uri proud yabyo. Ibisuko oya mpamvu nateze igisuko cyane impamvu nateze nashakaga kujyanisha kandi urabona ko birajyanye nta kibazo. Yewe nubwo ndi umukene nihagararaho nihagararaho. Yego Imana ifa kuba yampaye uburyo bwo kwihagararaho ikamutuvuta two kwisiga nkamera neza ikampa ko kenda nkakambara. Nta mpamvu abantu ngo bamenyeye ngo gufasha umuntu ngo kuko yakambye yagize ute burya aho gufasha umuntu yapfuye atagishobora kurya siko bimeze. Reba umurwayi atagishobora kunywa akantu keza ukabona nibwo batangiye kumukunda. Biriya bintu ntabwo ari byiza. None ngende ko kwibariza ni ikihe kintu kizakuye mu bukwe mu kuba warakoze ubukwe? Ikintu cyiza cyavuye mu gukora ubukwe bwanjye kuba narakoze ubukwe nuko uyu munsi wa none ntafite toroma yuko mbonye umuntu akanshukisha ubukwe twagenda. Ntabwo uyu munsi wa none waza umbwira ngo uransaba umpe mpite niruka. Oya narasabwe barankwa nkora ubukwe barandirimbira za ndirimbo zose uzi imihango baransaba nta kibazo cyo mfite cyuko naba nicuza impamvu naba ntarakoze ubukwe. Umugabo wabayeho ate rero? Ntabwo nzi uko abayeho. Ujya umuhamagara kuri telefone? Njya muhamagara akakwitaba? Aranyitaba ubundi ntanyitabe. Uheruka kumwandikira message y'urukundo ryari? Y'urukundo ntabwo turi mu rukundo urumva yarantaye aragenda. Umuntu wagutaye akagenda se waba uvugana nawe ibiki? Waheruka kukwandikira message y'urukundo ryari? Yanyandikiye nta message y'urukundo yanyandikiye gusa ikintu yambwiye ko urugo rwacu rwinjiriwe ko nawe yagiye gusenga bakabimubwira. Yego. Uheruka kumva amagambo y'urukundo ryari? Ntayo mperuka kumva. Urukundo rumeze rute? Amagambo y'urukundo ukuntu umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira ati ndagukunda byibuze. Ubwo ntose kunkunda nta muntu abantu baradukunda rega nta muntu wangwa na bose. Uvuga nk'umutipe umugabo ari kugutereta? Umugabo untereta? Nta muntu urakuraba ukavuga ati nakubengutse? Ntawe. Nyine barampamagara nkabima umwanya nkumva ko n'abantu baje gukina n'ibikomere byanjye. Si bijya bituma ubayeho wigunze? Ego ubundi iyo ubayeho nta mugabo ufite utangira no gutinya ba bagabo bose. Utangira gutinya umugabo uwo wisanzuragaho wese uhita umwiyima kugira ngo ejo atagira ngo uramukeneye kuko wabuze uwawe mugabo. Bityo rero ikintu kirimo nirinda abagabo babandi. Yego. Umugabo wawe yarakubwiye ati twarinjiriwe? Yakubwiye ko abanyamusengesho bamubwiye ko mwinjiriwe muti? Bamubwiye ko nyine urugo rwacu rwasenywe n'abantu. Ibintu nk'ibyo ngibyo rwasenywe n'abantu. Abarwinjiyemo baje bafite imyuka mibi. Mari bari abantu se bose bafite imyuka mibi? Bari abantu baje kuduhemba rega nibo barituye urugo. Nose imyaka nari imaze nari narihanganye nari mfite uko managinga umugabo wanjye nawe afite uko managinga. Ahubwo biriya byabaye nk'imbarutso. Ari waboneye umurwayi yarembye ubu wakubita umurwayi warembye ntahita apfa ariko bamfashe nk'uko undi muzima bakankubita narwara inkona ariko sinapfa. Ariko fata umuntu warembye umukubite ahita apfa. None nuko ngo baje basanga murembye baragukubita basanze twifitiye ibyacu tugendana nabyo niba ari ubukene bwacu dufite uko tubweranja tukabaho none kuza noneho uhirikira amandi madeni mu yandi y'ubukwe nabwo gutyo uhirikiyemo nayo kuvuga ngo baguhembye
biba ikibazo. Arega hari abantu bavuga ngo ese Marene kuguhemba ni ikibazo. Kuguhemba ni byiza ariko yigutegeka ibyo uri bwakiriza abantu. Ubwo ni nka bya bindi bavuga ngo yigutegeka ngo rero ngo nzazana n'abantu ngo bakaze ngo batarya ibi n'ibi uzateka ibi n'ibi. Ntabwo ugomba kubwira abantu ibyo bateka. ubwo dukurikije ibintu byane n'umuntu azakavuga ngo runaka ngo yanyishe ndi muzima. Cyane rwose. Ako nago ari ibintu wavuga byibuza nkuko waruvuze ngo byarakwangije ariko wowe uri muzima nta kintu wabaye. Nkuko waruvuze ngo ni nkuko wasanga ngo umuntu ngo ahagaze ngo arembye ngo ukaba wamukubita ngo ahita ikintu mbivugiye wenda icyo kintu nshatse kukubwiraho. Uraje sibyo uje narindi kwirira akavange kanje siko bimeze. Kakavange kanje uraje narindi kukarya ndumwe sibyo. Mfite wenda ukuntu uyu bakaryaga wenyine none uzanye indi timu sibyo. Uzanye indi timu murakuriye turarangiye none utuzanye nta nubwo turi bwuzurize ha hantu yakuye kakavange. Uwo muntu uri kwakira abashyitsi ubundi kandi kwakira abashyitsi ari inshingano zawe ubundi ibyo bikubabaza bitubona. Umva impamvu bimbabaje sibyo. Reka nkubwire impamvu bimbabaje sibyo. Mu bukwe bwanjye yego nafashe inkwano zanjye sibyo. Njye nkunda kwakira abantu. Uje no mu rugo rwanjye ndi umukene ndiyeranje nkashakisha ikintu nkagutegurira ukagira akantu ufata iwanjye sibyo. Mu bukwe bwanjye njye mugore wakiriye abantu inkwano zanjye zose ndazifata bategura bifa abantu bararya sibyo. Ntitaye ngo ndi kubona Marene ahangaha. Marene niba atafite umutima wo kwakira abantu ngewe ndawufite. Nagombaga kwakira abantu abantu bantera amabuye ngo bavuge ngo mbese kuki wishize hejuru ngo iyo wanga kwakira abantu ubwo ni ubusambo. Nge sindi igisambo nagenda nta bintu nshingiranwe nkagenda nta masahane nkagenda nta bisorori nta biki nkamenya ngo ejo ninjya mu kiraka ahantu runaka nzagura isahane ariko runaka yariye be kuva mu rugo rwanjye bandara. Ese uracyafite amafoto yo mu bukwe bwawe? Ndayagira. Urafite hano muri telefone? Muri telefone ndumva harimo makeya ukuntu. Harimo makeya? Wanyeretseho nk'atatu byibuza nkareba n'ukuntu mwari mumeze. Ntabwo agaragara neza ariko Pastor Mutesi yarakwambariye mu bukwe bwawe? Ntabwo twari twakamenyanye na Marene wanjye nta nubwo yari yakamenye Pastor Mutesi ntiyari yakamenye Pastor Claude. Yari atarabamenya ninjye twari tuziranye. Byaje ari wowe mu Rwanda zi wenyine? Ninjye mu Rwanda yarazi ninjye muhanuzi yarazi icyo gihe. Haduka za YouTube nibwo yagiye abana bano bantu kuri YouTube ba Pastor Mutesi ba Pastor Claude abakabakura kuri YouTube batangira gukomenikana gutyo. Aboneka abonye abahanuzi bandenzeho kuko nge ntagaragara. Ese na Marene mumenyana bwa mbere mwamenyaniye? Twamenyaniye kuri telefone. Kandi yarari hanze? Yarari hanze ahantu nari nagiye kubwiriza. Niho umugabo wari wanjyanye muri iyo korari yantumiye muri iyo korari. Niwe wampaye telefone yiwe ativugisha uyu muntu umusengana Imana. Mvugisha Marene icyo gihe nyine ntabwo namwitaga Marene ndamuvugisha. Nkimara kumuvugisha message yiwe iratambuka. Ikimara gutambuka byose ndabimubwira yumve koko nibyo. Ari nabwo yankuragaho niberaga. Aravuga ati ntabwo uri wo kuba mu ngo z'abandi ahubwo reka nkunje kukwishurira inzu. Iyo nzara ntiyigeze yongera kuyinyishurira ahubwo yarambwa ati nge narakennye. Nejo bundi musabye utuntu ngewe vese wansaba amakaye 3 nkayabura. Wapi? Nukuri namusabye amakaye 3 arambwira ngo yarakennye. Yego kandi nawe utayabura. Arambwira ngo yarakennye ngo nta makaye ubwo ni ubusambo n'ubugome. Ni gute azi ko nta mugabo mfite? Azi ko umugabo yagiye musabye udukayi 3 aratunyimye ngo yarakennye. Hanyuma akaguma kampa amasezerano atazasohora. Ayo yampaye yarahagije ntiyigeze ayasohoza. Marene ubwiwe kumfasha nta ntambara mbifite nta nubwo kuba taramfashije si intambara nta nubwo abamarene bose bafashanya ahubwo ikintu Marene yankoreye cy'ubugome kunsiga mu nzira ni ubugome kunsiga mu nzira ntangeze mu rugo ni ubugome
ni n'igikomere umuntu aba atahanye umugabo akakwaza ati marene wawe ari abantu bagategereza marene bakamubura umugeni batamugisharagati waramubonye uwo nawe ni umwaka abaguteye urabeshye umugeni yaguteye mu gisharagati yantaye yonyine ku munsi w'ubukwe cyane ku munsi w'ubukwe ndijyana mu rugo ngenyine byagenze bitese yantaye yo ntacyo twapfuye habe n'icyakirazi urabeshya aho ngaho ngo yagize gutya muri mu gisharagati kwa kundi marene agomba kuba ari kumwe n'umugeni yarantaye ahubwo amverope z'abageni nazarazijyana yamabahasha baba bahaye abageni arimo amafaranga tumutelefoni ati nayigurije narayigurije nagiye ningera muri Australia nzayabohereza twarategereje imyaka 7 irashira mwerera imbuto ndantirera abantu bo hanze marene numvishe iyo umusabye aragutuka jena iyo umusabye ukamubwira uti wamba bari ukangurira byibura n'agafata k'icyaka kinyishe hano ko numva ntameze neza aragutuka wakwibwe aragutuka gutese aragutuka ariko mwari muri kuganira mwasetse iyo umusabye byo byonyine ahita gutuka kuva icyo gihe nirinze gusaba marene Yes, amafaranga yatwaye nkangahe inde yo muri envelope yacu burya abageni ntabwo mwamuzi ngo atwaye angahe gusa zari envelope nyinshi bagiye zo mu cyaro izinaha muri Kigali ni marene urabizi ni uba wakira ibyo bintu kuvuga ati nayigurisha yaratwibwiriye ko yayigurije n'ukuri agenda ubwo ntiyayaduhaye twamurindiye imyaka 7 nta n'igiceri cye tuzi habe n'igiceri cye cy'icumi wenda ngaratwoherereje nk'umuntu washingiye abana ahubwo marene icyo nabonye cyo yaraje gutwika yaraje ngo Inyarutarama bongere bamwibuke nabi Inyarutarama baramuzine bamwibuka baramumenya ejo bundi buri teka yari yaragiye bamushingira yaheruka agashingirirwa Nyarutarama akorera ubukwe Nyarutarama kuva icyo gihe ahita yurira indege ajya muri Australia we n'umugabo we bageze muri Australia nabi byabo biravurunga nawe n'umugabo we barashwana kuva icyo gihe nawe kimubera igikomere cy'uko asenya urugo nge ntagira abantera amabuye gusenya urugo mw'iki kinyejana sinicyaha abavuga ngo kubizana ngo kumbu ni icyaha ingo ni koko zarasenyutse ariko iyo utavuze upfuturitse bya kugira mpfe nturitse rero naje kubivuga ndi guturika gute mbyaye riyote na gahozo na nivere yemwe nturike mfite abana nkeneye kurera ngomba kubivuga kandi si ngombwa kwirirwa mpamagara barokore ngo birirwe bambunze isi yose ahubwo nge ngomba kwivugira ibyanjye amakuru ya nyayo bivuga utaraturika ntabwo rero nge ngomba guturika hejuru umuntu ndagenda naba niyambariye nk'aka gakanzu ngo ntufite marene wo mu diaspora se sibo bakakuguriye ibyo nabyo ni ibikomere ntazi uko wambara ntazi uko urya ngo niho bakakuguriye yewe izi saha ni ukuri pe azabivuge ko hari imyenda yaba yaranguriye azabivuge ko hari amafaranga yaba yarampaye byibura mu buzima bwe nziranye nawe ahubwo abamuhanurira bakamubwira ibintu by'ibinyoma bitanazasohora nibo bantu yubaha agendera mu kwaha kwabo kuko ari abasitari kuko batwika ngewe utari umusitara kampezi iyo ngiyo ariko Imana irahari ntabwo izatuma nsa nabi ngiye kwibaza ikibazo gikomeye cyane rero iki kibazo ngiye kwibaza ndakibajije nimba yaraje mu rugo rwawe rugasenyuka akaba arabaye marene wa Pastor Mutesi kandi Pastor Mutesi ejo ndakoze ubukwe na Feredina ubwo urugo rwa Pastor Mutesi na Feredina amarezo yarwo ubwo nayahe narwo ruzasenyuka reka nkubwire bariya abantu urumva bafite karandi bagenda ibyo gushaka nibabireke baze twicare hamwe dusenga Imana ibintu byo kwirukanka mu bagabo babireke nukuri Pastor Mutesi areke ari kurambwira gute ni gutushakanye n'umugabo wa mbere murabyaranye ugiye kugerageza kuwa kabiri ugira wenga azagukunda ataragukuyemo ibibondo azagukunda te uri umugeni wo uri umugore wo mu busore bwe nanga ahubwo hari abandi bakubanje nizo uzanyurura nazo akagucyura ati n'uwa mbere wari waramunaniye wari warananiye n'uwambe ngizo nyuro sinzi ikeneye uretse gatoya none se ubwo urugo rwa Pastor Mutesi ni rusenyuka tuzarushinja nde urugo rwa Pastor Mutesi ntabwo nzi ngo muzarusha bafite karandi bagendaho bafite karandi bagendaho ibintu byo gushaka nibabireke twibera abasingo turera abana bacu bakuri none se ubwo nimba tugiye kurushinja abo ngabo
nako urumva ko wari umaje kwanga ni karane cyangwa ibiki, hanyuma rero marene we wanyu rero we akaruza. Oya, impamvu mvuze rega ngo ni karande bigenda ku bantu sibyo, uremera yuko ushobora kuza iwanjye sibyo, ufite ikintu kikugendaho cy'imyuka mibi, aho ugenze hose wa mwuka ukawanduza wa muntu, birashoboka cyane. Cyangwa n'ingo ziratambwa, bajya bavuga ngo n'ingo ziratambwa we, barazitamba ni kuzimu, bararutamba urugo rwawe barutanze kuzimu. Yego ko bararutamba, ukabona umuntu ahise akora igikwe avuye gutamba urwawe. Pastor Mutesi yakoze ubukwe ashize igihe kingana iki ukoze ubukwe? Ego, Pastor Mutesi mumenye ejo bundi akoze ubukwe maze imyaka 7 nshatse. Yakoze ubukwe ashize igihe kingana iki utandukanye n'umugabo wawe? Pastor Mutesi yakoze ubukwe maze ukwezi kumwe, ahubwo si umugabo wanjye twatandukanye. Pastor Mutesi yashingiwe kuko ubukwe bwe mba narabutashye, ariko narindi kwimuka umugabo aho yantaye ntari gushobora kuhishura, ahubwo ndi kwimukira mu Kageto ako turimo uyu munsi. Ubwo byagenze bite rero? Bakoze ubukwe ngewe ndi kwimuka. Nyine mu mboni zawe urumva bishobora kuba byaratewe n'iki? Bishobora kuba byaratewe n'iki? Byatewe n'iki? Ntabwo nakubwiye ukuntu byagenze. Hari mu kanya hari ijambo uvuze ngo ririmo ibintu ngo kono ngo umuntu ngo aza ngo agatanga urugo rwanjye akahita ashaka urundi. Barazitambi ngo ntabwo mvuze ko ari we watambye urugo rwanjye, ariko bariya badamu sibyo. Ngewe umuntu yaranyihamagariye muri Australia arambwira ati ntabwo marene wawe yagera mu rugo rwawe ngo rusigare ari amahoro. Ati ntiyarugeramo ngo rusigare ruhagaze. Marene utari bushigikira urugo, marene utari bukugira inama, marene muri buhure n'ikibazo, niba mushwanya akababoroka, niba abona mwabaye abakire mwari akababorokora, ntabane namwe mukababara, akumva azabana n'abakire gusa. Uwo marene nawe afite ikibazo. Marene wanjye abana n'abakire gusa, ntabwo abashaka kubana n'abantu bajabiriye. Yego. None se ujya ugira impuhwe rwa rugo rwa Pastor Mutesi? Njya ndugirira impuhwe. Mpamvu ndugirira impuhwe urayizi, nuko marene wanjye atamugira inama. Marene wanjye ndamuzi yuko ntabwo yabwira Pastor Mutesi ngo amubwize ukuri. Ukuri kuhe? Ntiyamubwiza ukuri ngo amubwire ati umugabo bamufata uku, umugabo bamugenza uku. Niba umugabo avuze ntugomba kuvuga, ahubwo arakubwira ati niba umugabo mugiranye ikibazo mucike mujabuke wigendere. None umumarene urakubwira ngo cika umugabo, ni mu marene umeze ute? Kahubwo marene abagomba kukubwira ati niba ari niyo kura akaba telefona bahuza imirongo akababaza icyo mupfa. Ahubwo marene wahita akubwira ati igendere kubera iki? Nawe yakuza agenda. Iyo usenya urugo ntiwifuza ko n'undi arega yubaka. Gusa ngewe ntari yo myumvire mfite. Imyumvire mfite ubisomo ndi gukura muri ibi bintu. Isomo ndi gukura muri ibi bintu, isomo rya mbere ndi gukuramo ni ukutishingikiriza ku muntu. Ese wowe n'umugabo wawe mwari mutuye hehe? Twari dutuye hano hirya muri Kagugu. Muri Kagugu. Feredina yaratuye hehe? Ntabwo nzi aho Feredina atuye. Feredina Pastor Mutesi yaratuye Justin. Feredina Pastor Mutesi. Batsinda. Mwari muturanye? Nawe yaraturanye muri Kagugu. Ubwo ngubwo ngewe kuko mbamenye ejo bundi, Mutesi namubonaga ku YouTube. Marene wanjye nshidukaje gushingira nde Pastor Mutesi. Ndavuga nti Imana ishimwe ngiye kuvukana n'abastari. Yego. Ariko nyine abastari tuvukanye ntuza Pastor Mutesi ubwe naramuhamagaye ngo mubaze ku bya marene mubwire nti ese marene ko ndi kumubwira gutya na gutya ahubwo akantu kabite. Marene wanjye ikintu gitumye nza no kwiyi mihanda n'uburyo yantutse. Umumarene muzima uramwiyambaza akagutuka. Akagutuka cyane. Yagututse guki? Akagutuka. Ntabwo nshatse kuvuga ibitutsi yantutse. Reka dusoreze ku gitutsi yagututse, wenda tuzakore part 2 y'ikiganiro. Igitutsi nabyita nk'ibitutsi ni inyuro. Yakubwiye ngo iki? Kugucyurira akakubwira ko inzara yabariye kukuruta. Ati twinzara yaraturiye kurusha wowe. Ntese none niba inzara yarabaryaga mwari mufite n'impinje inzara irya. Nuko ngo byose nukuvuga iki? Ngo sinzi ibintu byinshi akunda kugira amagambo mabi. Agira amagambo mabi muri we.
andi magambo yambwiye naramubwiye nti rero Marene mu by'ukuri wambwiye ko ngo nindeke ikigabo kigende ngo kireke kigende ntiwigeze umumpamagarira ngo namubaze ikimujyanye nka Marene wanjye ikintu mfashije n'igihe kutigeze uhamagara umugabo ngo umubaze ute se wa mugabo we kugiye utaye vese umushinjije iki arega ubu mfite igikomera bumva ngo umugabo yarantaye ubu mpura n'urugamba rw'abagabo bampamagara ubuze urugamba mfite mpura n'abagabo bampamagara ngo bashaka kumenya ngo niba nari indyoshye cyangwa mbishye kwibutse ko urwo narwo ari urugamba umuntu aba ahuye narwo iyo usenya urugo ni igikomere cy'abagabo baba bashaka kumenya ngo imiterere yawe uyu mugore arabishye buriya niyo mpamvu umugabo yamutaye aho ngaho rero kiriya gikomere nge ntabwo gishobora kunjyana mu bagabo ubasubiza ngo iki ndababwira ati niba umugabo yarantaye kuko mbishye ubwo hanze hari abandi baryoshye simbizi niba abantu amakuru yawe wowe ufite nabaga ati ngiye mundekere kubiha kwanjye nge ndababwira niba mbishye mundeke komeze mbihe urabishye mwabibaza Tom tubibaze Tom ibyo mwabibaza Tom ngewe ntabwo mbizi ntabwo bizi abandi bagore barazakavuga ati nge naryoshye bafite confidence baba bafite ikintu bashaka ngewe icyo ngicyo ntabwo ngishaka ariko ugomba no kwivuga neza burya kwivuga neza nawe ivuga amabi kuko ameza hari nge sinzivuga neza nk'abantu bavuga ati impamvu umugabo yagutaye n'ubugore wari uzi gutanga keya wari uzi kugira ukuni wari uzi kugira ukuni nta kibazo niba ntari nzi gutanga keya nta kibazo ariko urugo rwanjye ngewe aho rwaguye ndahazi rwaguye he aho rwaguye kuri Marene wanjye areka ikintu cya mbere cyambabaje umugabo ugukundira amafaranga y'umudiyasipora arega umugabo wanjye yaje azi neza atuye umukobwa ubwo afite Marene w'umudiyasipora ibintu bigiye gucamo neza aje abura n'igiceri cy'icumi akajya ndeba tubundi bite kazakureba nka mbeguru yego abone nta kigenda hari abasore bakunda abakobwa bitewe n'icyo bafite hari ijambo bavuze ryambabaje buriya kwifata ukita Pastor Mutesi kirara kwita Pastor Mutesi kirara byambabaje none se mureke mbabwize ukuri niba namwise ikirara nanjye ndicyo sibyo niba namwise ikirara nanjye ndicyo mpamvu navuze ngo ni ikirara sibyo mpamvu navuze ngo ni ikirara ntiwaba uri umugore ngo ushake umugabo umwe babiri batatu niba uwa mbere ataguhiriye uwa kabiri ntaguhire uba ugomba gutuza yego sibyo yego uba ugomba gutuza uhita ubona ko ari wowe ikibazo burya kiriho yego ntabwo wasabira imbabazi iryo jambo kuba wamwise ikirara kumusabira imbabazi ati Pastor Mutesi musabye imbabazi naragendanye na timu y'ibirara niko abantu bambwiye ni abantu ubwabo ariko mu mboni zawe ubona ari ikirara kirazira uriya mudamu mbona yiyubaha Imana ishimwe cyane yambara neza akikwiza uretse abantu bavuga ngo turi ibirara Pastor Mutesi ni n'umudamu mwiza urumva kandi mugani nugira amahirwe ashaka gatatu ugira amahirwe kuko hari n'ababuze n'umwe bakaba basaziye iwabo mwifurije ayo mahirwe urayanyifurije ntabwo nabishobora nese kuvuze ngo ugira amahirwe ashaka gatatu wowe ntabwo yashaka ayo mahirwe ya gatatu ya gatatu reka ngo uburyohe bw'uwa mbere bw'uwa kabiri ibyo bikomere ntabwo mbishaka Pastor Mutesi urabana n'ibikomere abana nabyo nuko burya gikomere abana n'ibikomere buriya ahubwo uriya mudamu niwe wari ukwiye kuzajya no mu ijuru azajya mu ijuru reka duhindura ngaha tuzakora part 2 twe kuvuga ibirayi bije oya rwose ndabona bazanye ibirara iryo jambo wenda ndivuze gutyo naba bitubwira ngo ninjiye muri timu y'ibirara ngewe nkijya iryo jambo ndikuye yego bavuga ko ngo bari abadamu ari ibirara hatagira unyumva nabi yego rwose yigera nkavuga Pastor Mutesi nkavuga Marene wanjye nkavuga Pastor Claude bahise bavuga bati ve kumbi nawe ubana na timu y'ibirara yo niyo magambo nirwa nakira ihangane vuga nimero ya telefone ku muntu yifuza kuba yakuvugisha kuko nabyumvise wenda nago ninje mu muryango ngo nkubaze ukuntu bayeho urumva bagutanya abana nago bayeho ariko byibuza reka turebe ko uyu munsi hari umuntu ukurikiranye iki kiganiro uri buze kukugura agasukari k'umwana umwe mu bantu bakurikiranye kino kiganiro
numva ko urugo rwarasenyutse, umugabo yaragutaye agutana abana batatu. So abantu rero dukurikiranye kino kiganiro mureke dufatanyirize hamwe uyu mubyeyi tumugurira agasukari. Sukari ari ikiro narwo kigeze kuri menshi. Vuga nimero ya telefone, no isukari itarengeje nk'ibiro 5,000 ikiro buri ni 078 70 90 378. Zisubiremo 078 yego 70 yego 90 yego 378. sawa, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.